Ndikubwira umuyobozi wa RIB mu rwego rw'igihugu, ndikubwira umuvunyi mukuru, ndikubwira nyakubahwa intore z'urusha intambwe Perezida Paul Kagame natabara abaturage, ariko nanjye antabare. Kagame umubyeyi wacu, intore yacu iduhagarariye mu gihugu cyacu, yaravuze ngo abantu badafite aho baba babashake, babashakira aho baba babubakire. None uyu munsi wa none hakaboneka umuntu uri munsi ya Kagame ushaka kuba yarasimbuye Kagame, agasohora umuryango ufite abana 5 6 akawukura mu nzu yitwaje ngo bateje cyamunara. Aba bana barajya hehe, bazaba hehe? Umugabo wahateje cyamunara ngo witwa Izake, kuki atari we waje kudusohora bagashaka undi muntu? Byari byagenze gute? Izake yabigenje ate kugira ngo ateze cyamunara yo kuza no gusohora abantu? Mumbarize icyo kibazo nacyo. Umugabo wahateje cyamunara ngo witwa Izake, kuki atari we waje kudusohora bagashaka undi muntu? Byari byagenze gute? Izake yabigenje ate kugira ngo ateze cyamunara yo kuza no gusohora abantu? Mumbarize icyo kibazo nacyo. Rwose Perezida wa Repubulika antabare, kuko gukura abana barenze 10 mu nzu nkajya kubangarana ntarasinya ntanazi uko byagenze, ndumva byaba ingorane. Abana n'umugore barasohoka bajye hanze bajye gucumbika, kandi bari bafite inzu, bafite n'amasambu. Bafite message za noteri, ibintu byaguzwe na noteri, urumva. Noneho wagira amayeri kubera ko ngo abayobozi baba batemerewe, abyandikaho undi muntu. Twagiye kubona tubona umugabo araje ati mbahaye amasaha 28. Atubwo rero ati nukuzasanga ibintu byanyu mwabijyanye, ndumva mwaduha agaciro rwose nk'abayobozi mukabatuzanira rwose mukarenganura abaturage basimbi. Aya masezerano ushinzwe inguzanyo yavuze ko atayazi, uwari perezida wa SACCO avuga ko atayazi. Aya masezerano rero niyo nimbona baza RIB i Kigali n'umuyobozi mukuru nibishaka nimbura umunyamakuru koko wemewe ubingereze, umva weka ngutume n'agahinda keshi, ubingereze ku muvunyi mukuru, ubingereze kwa perezida wa Repubulika, ubingereze ko wa mugabo ushinzwe RIB uyobora maribu. Uru rwandiko rw'amasezerano y'amahimbano ruboneke, kuki umuntu ahimba ibintu agakomeza agakora? Niba namufate ngo bamubaze ibi bintu, uru rukiko niba bafite ibi bintu kuki batabizana? None abanye nkababaza ngo nibazana iyo fishi y'inguzanyo tunarebe byibura amafaranga ndimo nayo nsigajemo. Bafashe moto yanjye sinzi amafaranga bayigurishije, bayiteje cyamunara, singiye inuza ntago ireba karite jone yayo, kanyikwereke karite jone ya moto yanjye, dore ngiyi. Aka gatabo niyo waba unjije ntiwakoresha umuntu utazi kwandika, nta nguzanyo wabonyemo. RIB yanumye historique, nta nguzanyo bigeze babonamo. Wakaguza ubu inzu yagura miliyoni iki gipangu. Twebwe turabona uburiganya burimo ari ubwa SACCO, kuko yamuhereye kera imwamburiye moto, ntituzi amafaranga yaguzwe, ntituzi iki, kandi yari moto ikiri nzima ikiri nshyashya. Ntago rero abana banjye bagomba kwangara. Perezida wa Repubulika n'umuvunyi bahaguruke bantabare, ntabwo ibi bishoboka. Akarere ka Huye dusabye Mbarushimana Emmanuel gusohora ibintu bye biri mu nzu yatejwe cyamunara aranga, dushingiye ku ngingo ya 225 mu itegeko ry'imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Dusanze uwaguze muri cyamunara nta bikoresho byo kwica inzugi yazanye, bityo igikorwa kikaba kizakomeza kuko nyir'ubwite yigometse bihagije. Umuhango urakomeza nk'uko amategeko abiteganya, kuko umudugudu wose wanze kubigiramo uruhare, bityo tukaba tuziyambaza abaturage baturutse ahandi. Iyo abantu b'ahantu banze kubigiramo uruhare haza abahandi, ariko nyir'umutungo akabimenyera, akamenyeshwa icyo gikorwa igihe kizabera. Ni ukuvuga ngo wowe Alexander ufite inshingano zo gupakira abantu mu modokari bakaza wazanye n'ibikoresho byabugenewe, hari n'inzego z'umutekano. Noneho ibintu bigasohorwa bigasukwa hanze, nuko bikorwa. Turi kumvikana, tuzagaruka, ndumva nzagaruka kongera gutanga andi matangazo ejo bundi bitarenze, kuko ngongera
we ari kuturushya ariko atireka turongera dusabe inzego z'umutekano bwa kabiri noneho haje n'ibikoresho byabugenewe icyo dukoze ni uko dufashijeho ingufuri ebyiri nk'ikimenyetso cy'urukiko tugende nzagaruke bahafungiyemo imbere twe kuruhanya musaza aratubwira ati mwabana banjye ndarengana kandi koko twari mu gatabo k'inguzanyo tugasanga ararengana twababaza ifishi y'inguzanyo tugasanga ntayihari uriya ngabo we uje ngo guhesha umutungo ngundi yivugiye ko inzu ngariyo iri mu ngwate nyuma arongera arahindukira ngo hari n'ibindi biri inyuma ngo nabyo biri mu ngwate ibyo bintu byaducanze twebwe icyo twisabira mudukorera ubuvugizi no hejuru hose ko nta handi hantu turi bubone twerekeza nk'umuryango kuba badufata bakadusohora mu nzu twe nta kosa dufite aravuga ngo bazaza basenye gusenya muri iki gihugu se aho byatugejeje ntimuhaze ubwo nyine azaza asenye namwe muzamureba n'igihugu kirimo kirareba amafaranga atagira ifishi hari inguzanyo itagira ifishi ko abantu baguzije agatabo kanya ntiwakabonye hari inguzanyo wabonyemo si sako yandeze hari ingwate n'abahaye ndi kubwira umuyobozi wa RIB mu rwego rw'igihugu ndi kubwira umuvunyi mukuru ndi kubwira nyakubahwa intore z'urusha intambwe perezida Paul Kagame natabara abaturage ariko nanjye antabare kuko ibi bintu nibasanga hari uruhare na rumwe mbifiteho bazafunge. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura ni musura urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Chuti bakunzi ba Karegeya Omar Pano turongeye turabasuhuje tunabifuriza kugira ibihe byiza ho muri hirya no hino kwisi. Hashize amezi 7 aha kuri Karegeya Omar Pano tubagejejeho inkuru y'umugabo mu karere ka Huye witwa Mbarushimana Emmanuel utuye mu murenge wa Simbi wagaragazaga ikibazo afitanye na sako y'umurenge atuyemo ari wo wa Simbi. Ni sako yitwa Dukire Simbi Sako, aho yagaragazaga ko afite ikibazo ndetse amaranye iminsi cyuko abakozi bamwe bo muri iyi sako yo mu murenge wa Simbi bamwanditseho inguzanyo y'amafaranga y'u Rwanda ariko atigeze ahabwa, ndetse aho bitagaragara no mu gatabo gusisa ko ikamushinja kuba yaramuhaye amafaranga ariko ntiyaza kuyishyura, ndetse haza no kugera igihe cyo kumurega mu nkiko ndetse no gutezwa cyamunara. Kuri iyi nshuro rero twongeye twerekeza mu karere ka Huye aho byari biteganyijwe ko uyu mugabo n'umuryango we basohorwa mu nzu bikozwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga n'inzego z'umutekano. Urugendo twatangiriye mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Huye, tugenda urugendo rutari rutoya turi kumwe n'umumotari, tunyura ahitwa mu Gahenerezo turakomeza twerekeza umuhanda werekeza i Nyamagabe, tunyura mu Gako tugera ahitwa Igashikiri dukata umuhanda werekeza i Simbi. Turawugenda muri ubu buryo turawukomeza ye. Umuhanda turawukomeza nawo tugeza i Nyangazi, ni mu kagari ka Nyangazi aho Mbarushimana Emmanuel atuye. Mu kuhagera twasanze abaturage bakubise buzuye, ndetse vuga ko
bababajwe no kuba sako y'uwo murenge imushinja kuba yaramuhaye amafaranga ntiyayishyura kandi we akavuga ko atayabonye dore ko ntaho yanditse mu gatabo ko kuzigama yaba ari igice cyagenewe kugurizwa bigaragara ko nta mafaranga yanditsemo ndetse abana n'umugore we bakagaragaza ko batigeze bajya no kumusinyira ngo afate iyo nguzanyo nk'uko bisanzwe bigenda. Umunyamategeko ari nawe muhesha w'inkiko w'umwuga akihagera yabanje gusobanura muri rusange ibijyanye n'uko urubanza rwagiye rugenda kuva mu mizi, kuva sako ireze uyu Mbarushimana Emmanuel ikamurega mu rukiko rw'ibanze rwa Ngoma mu karere ka Huye, ikamurega ko ayibereyemo umwenda ariko atishyuye ndetse urubanza rukaburanwa kurinda rukaswe rugashyirwaho na kashe impuruza rugashyirwaho akadomo. Agaragaza ko rero uyu munsi ari wo yarajeho kurangiza urubanza ndetse uwaruburanye akarutsinda agaheshwa n'ibye. Ndetse amakuru ahari twanaboneye impapuro nuko uyu mutungo wa Mbarushimana Emmanuel wamaze gukorwa ukorerwa ihererekanya ry'ubutaka ubu ngubu wanditse ku mazina y'uwamaze kugura muri Cyamunara. Ni Cyamunara abaturage bavuga ko batamenye igihe yakorewe, itaje no gukorerwa aho ngaho ngo yakorewe muri systeme na ba nyir'ubwite ntibamenye ngo uko yakozwe, dore ko ngo muri aka gace naho hatari kubura umuntu ugura uyu mutungo n'ibirebire. Ariko umunyamategeko ari nawe muhesha w'inkiko w'umwuga akihagera akimara gusobanura ibyo ngibyo, ba nyir'urugo n'abagize umuryango basabwe gufungura inzu muri rusange kugira ngo ibintu bisohorwe hanyuma ihabwe n'umutungo muri rusange bihabwe uwabitsindiye. Ba nyir'ubwite bagaragaza ko nta mfunguzo bafite, icyakurikiyeho no kuyifunga. Umunyamategeko arayifunga ashyiraho ingufuri nshyashya, nyuma ariko biza kugaragara ko n'ubundi kuyifunga akagenda ntacyo arabakoze, yongera kwigira inama ayikuraho. Ariko agaragaza ko ngo ubutaha nagaruka ngo azaza azanye n'itsinda ry'abandi baturage bo mu kandi gace ngo bakitwaza n'ibikoresho byabugenewe ari amapiki, inyundo n'ibindi byiteguye guca urugi kugira ngo uwatsinze urubanza mu buryo bw'amategeko ashyikirizwe imitungo yatsindiye. Ariko hagati aho abaturage baha Isimbi Inyangazi barakomeza gutakambira inzego z'ubuyobozi mu Rwanda kubarenganura kuko ngo barenganye. Reka dukurikire muri rusange uko igikorwa cyagenze ubwo twari tukihagera. Icyo nshaka kuvugaho jewe ndanenga Cyamunara, si impaka nende ko yaba atagujije yenda yaragujije da, ariko kumva Cyamunara ejo muri twari hari kuwa mbere hano twumva ngo bamuhaye amasaha 48 ngo asohotse mu nzu. Twese byaratubabaje, ukuntu byatubabaje kumva ngo inzira ina hangaha makuru twumve ngo aguze n'umuntu wo mu Nkenke. Hano hari habuze umuntu yajya muri Cyamunara Inyangazi ngo agura inzu, mba ari Cyamunara yemewe. Icyo nicyo kintu nshaka kubaza cya mbere, nkabanenga iki ntago tuyizi, twumvise ngo nikora nabuhanga. Icyo nicyo gihe ndi kwibazaho. Nyir'ubwite se nawe ntayo yamenye nahazi kumbise ngo harateye, ahubwo mfite message za noteri, ibintu byaguzwe na noteri urumva. Noneho wagira amayeri kubera ko ngo abayobozi baba batemerewe abyandikaho undi muntu. Mfite na za message ze nuko umuntu yazisibye ariko mfite izo namusubije jewe. Noneho iyo Cyamunara imaze kuba uri kumva, noneho nibwo natangiye kujya Kigali kuri RIB nsaba aya masezerano basinyiye y'amahimbano y'inguzanyo, kuko aya masezerano niyo nyirabayazana. Aya masezerano kuba rero nyirabayazana bavuze ko aya masezerano ushinzwe inguzanyo yavuze ko atayazi, uwari perezida wa sako avuga ko atayazi. Hanyuma ngiye kuri RIB y'Isimbi hari hariho umuyobozi wayo witwaga Samusoni, icyo gihe arandengana aravuga ngo ningenza n'amasezerano ya original ariyo yangaye. Aya masezerano ya original nari kuyakura kandi baransinyiye ntanayazi. Noneho nitabaza kujya kuri RIB y'i Kigali, inzandiko nazikweretse. RIB y'i Kigali narayandikiye, ihita ihamagara RIB y'Isimbi. RIB y'Isimbi icyo bakoze wa wundi wari uriho yari yaravuyeho, hanyuma uriho ubu ngubu ni mwiza cyane arakabyara.
hanyuma icyo yakoze yankoreye dosiye ahita yohereza muri parike. Muri parike ngiyeyo kureba uko urubanza rwanjye rumeze, baravuga ngo urubanza rwanjye barushyinguye by'agateganyo. Kurushyingura by'agateganyo ni iyi, ni ukuvuga ngo nabajije abanyamategeko barambwira ngo mpamvu barushyinguye by'agateganyo ni uko aya masezerano ntayarimo, ariyo aya ngaya y'amahimbano. Aya masezerano rero niyo nimbona baza RIB y'i Kigali n'umuyobozi mukuru nibishaka nimba uri umunyamakuru koko wemewe ubingereze, umva reka ngutume n'agahinda kenshi, ubingereze ku muvunyi mukuru, ubingereze kwa perezida wa repubulika, ubingereze ko wa mugabo ushinzwe RIB uyobora amarib. Uru rwandiko rw'amasezerano y'amahimbano ruboneke, kuki umuntu ahimba ibintu agakomeza agakora ntibanamufate ngo bamubaze ibi bintu. Uru rukiko niba bafite ibi bintu kuki batabizana? None banye nkababaza ngo bazaniye fishi y'inguzanyo tunarebe byibura amafaranga ndimo nayo nsigajemo. Bafashe moto yanjye sinzi amafaranga bayigurishije, bayiteje cyamunara, singiye inuza ntabwo ireba karite jone yayo, kanyikwereke karite jone ya moto yanjye, dore ngiyi urumva ni RCB 124 yaguzwe n'umugabo witwa Sekamana yari konsiye n'ubu aracyayifite. Iyo moto numva ngo yakozwe cyamunara ngo hajyaho umuntu udashoboye ngo niyo ngo wapiganye muri cyamunara, moto bayigura 300, gare yagura 300, moto bayigura 300, na n'ubu bagwaye miliyoni ntiwayemera. Ubwo ndihangana ndashakisha nsaba kandi kaza umuntu sinyira indi moto kugira ngo nkomeze ntunge umuryango wanjye. Kwizi saha ndakoresa agatabo kanjye Sisako wabonye yandeze, sibo baje guteza cyamunara. Aka gatabo niyo waba unjije ntiwakoresha umuntu utazi kwandika, nta nguzanyo wabonyemo. RIB yanumye historique, nta nguzanyo bigeze babonamo. Aba bantu basinye ku masezerano kuko RIB yarabatumiye basanga barahakana ko uyu muntu ko nta nguzanyo bamaye. None se wakaguza ubu inzu yagura miliyoni iki gipangu? Ndi kubwira umuyobozi wa RIB mu rwego rw'igihugu, ndi kubwira umuvunyi mukuru, ndi kubwira nyakubahwa intore z'urusha intambwe Perezida Paul Kagame natabara abaturage, ariko nanjye antabare, kuko ibi bintu nibasanga hari uruhare na rumwe mbifiteho bazafunge. Ariko bifata ibintu by'umuntu yaruhiye imyaka 40 ngo bitware mu kirere. Uriya mugabo waruje kudusohora ngo rero ngo aranaza gusohora ibintu, ko namubajije ifishi y'inguzanyo yayikweretse, ko namubajije amasezerano y'inguzanyo yakweretse, ko namubajije iyo ugiye kuguza abantu muguza hano ntago mutanga ingwate, nimutanga umwishingizi. Ibyo byose arimo arerekana impapuro bari abanyarukiko bahimbye, uretse ko nabo umuyobozi mukuru azabamfatira. Ndabyizeye ubu ndabyizeye ibyo mvuga ubingerezaho bigomba kugera. Abantu nk'aba ngabo bateka imitwe mubafate babashyiraho bagomba kujya, hanyuma natwe nimba turi abateka mitwe natwe badushyiraho tugomba kujya, ariko ibintu nibisobanuke. Nagiye kubona mbona umuyobozi w'akagari, icyo gihe ndamwibagiwe, yanzaniye ubutumire ngo nzitabe ku rukiko rukuru ku rukiko rw'ibanze rwa Ngoma. Ngezeyo nsanga urubanza baruciye, nageze saa 3 nsanga urubanza barurangije, ruvuga ngo ngomba kwishyura 1,700,000 ngo nguzanyo nawe na banke dukire Simba Sako ikananira kuyishyura. None urarumva ingorane birabije, nakubiswe n'inkuba nuko nawe umuntu w'umugabo wihangana. None rero kwa kundi k'abaturage nibwo bwa mbere nari ngiye mu manza njya kwitabaza ngo ubujurire ngo buraba burangiye ngo sinzi iminota numvaga bavuga. Nsanga rero umugabo w'umunyamitwe ntazi ko ari waburaniye Sako ngo niwe ugiye kunyandukira ubujurire. Uri kumva yiyandikira ibintu ashaka, uri kumva hariya i Butare ngo yohereze mu ikoranabuhanga, ngo arohereje ngo ubujurire bwanjye bwagiye. Ngiye i Kigali nitwaje kano gatabo kumbereka ko nta nguzanyo mfite, ahubwo ya mafaranga barayakuba, ahubwo bagira miliyoni ngo 3 ngo n'ibihumbi nimba ari 200. Noneho ntangira kwitabaza ubuyobozi bwacu bw'igihugu, abadepite baje Isimbi nibo banyoboye inzira. Nabahaye ikibazo cyanjye cy'akarengane, barambwira ngo nimba iyo nyandiko ari impimbano uzajye kuri RIB. RIB niyo yari ikiza, mba ngiye kuri RIB rero nibwo nyeretse ibi bintu, aya masezerano. Aba bantu rero nibwo babatumiye. Nyakubahwa reka nkubaza nanjye ikibazo, sibyo? Waba uri mukuri bakagutuma ibintu waregesheje umuntu ntubyerekane? Uri mukuri? Nimba ari mukuri kuki aya masezerano ataboneka? Nagiye ni Kigali kuyashaka, nohereza y'abanyamategeko ngo bayashakire mu rukiko rw'ubucuruzi.
na n'ubu aya masezerano niyo yabuze ngo bajye gupima aya masinya barebe ko kwisinya ari iyanjye n'aba bayasinyeho bampa inguzanyo. Ese ubundi iyi ni inguzanyo uri taragitingi, iyi niko bayita urupapuro. Ese ubundi ikigo cy'imari kigira kashe? Uru rupapuro ntari kashiriho, none ikigo cy'imari kitagira kashe wakibonye? Nanjye nkabaza nti babansabira aya masezerano, babansabira ifishi y'inguzanyo, babansabire ingwate nabahaye, hanyuma abana bansabire sinzi ibindi basabwa bagiye muri banke, n'umwishingizi wansinyiye umudamu wanjye twarasezeranye byemewe n'amategeko. Hanyuma banambarize uburyo umuntu aza gutesha agaciro ibintu by'umuntu, ibintu byaguzwe miliyoni 40 cyangwa ukabiha miliyoni 1. Ubu ngewe uko mpagaze uko sinabura amafaranga yo kugura iyi nzu, sinanabura amafaranga yo kwishyura iyo sambu, sinabura amafaranga hose, ariko ndayishyura. Nyishyurira iki? Ndayishyura nde? Noneho amahirwe nagize nuko aya masezerano nta mugore banditseho. Umugore wanjye we abantu bamwe bari bamwokereye ngo njye nashatse undi mugore ngo aragenda aransinyira, amafaranga barayampaye. Amahirwe ntabwo yanditse mu masezerano. None se da nimba narayariye da, bafashe ibya kimwe cya kabiri cyanjye bakaba ari cyo batwara, none icy'umugore n'abana bakakihorera. Umbwire ni umuvunyi mukuru, ibi bintu bisese bisubire hasi. Cyangwa se aba bantu basinye ko aya masezerano nanjye badufate barebe ahantu badushyira, hanyuma bakurikirana ibi bintu. Muceceke numve, aradusohoramo turajya gucumbika kuko ntabwo twarwana n'inzego z'ubuyobozi. Nawe basa barwana n'inzego, waba ugiye kuba ikiganda, aradusohoramo tujye gucumbika mu baturanyi hano barahari. Kuyo baduhaye inguzanyo baza gusura ingwate, hanyuma barangiza gusura ingwate bakareba agaciro k'amafaranga watse, bakaza bagakora igena agaciro ry'iyo nguzanyo watse n'umutungo agaciro bifite. We baba barakoze igena agaciro ry'uwo mutungo kugira ngo bamenye kuguya ngo bagurisha umutungo w'umuntu, ngo barebe ko batawutesheje agaciro. Ubwo rero hagati aho ngaho urabona ko abantu bategeze bamenya uko umutungo wabo wagiye, n'abaturage ntabyo bazi. Twumvise ngo ni cyamunara, ntabwo umuntu yegeze amenya ngo umutungo waguza ngo cyangwa wagize ute. Abana n'umugore barasohoka bajye hanze bajye gucumbika kandi bari bafite inzu, bafite n'amasambu. Ubundi se n'ibintu mufata gute nk'abaturage mwebwe umukurikije uko mwabyumvise? Kabwa tubona ibintu ari akarengane. Nimba yaragujije koko ashobora kuba afite iyo nguzanyo ntawe wihakanye, ariko iyo nguzanyo rero nimba nayifite ishobora kuba itemewe kubera ko umugore atanayizi. Tubona rero baha agaciro umugore nawe, none umugore akamenya uko umutungo wagiye. Byaba ngombwa umugabo yarariye bakagabanamo kabiri, umugore akagira igipande cye n'umugabo akagira icyo gipande, hanyuma noneho abana bakagira nawe uburenganzira n'umugore nawe akagira uburenganzira mu bye. Kuko mbona ari akarengane, kuko nimba cyangwa bandikaho 50/50, ni ukuvuga ngo bakinganya banganya uburenganzira. Bwa burenganzira nimba bunganya umugore ataregeze nyakuri amasezerano nta nibyo azi, baho umugore agaciro, bahe n'umugore n'abana uburenganzira. None se abana ko basora bakabata hanze, bagombye kugabanyamo kabiri. Umugabo nimba afite icyo yari agatanga ubutaka, hanyuma inzu igasigara ikaba y'umugore n'abana. Bari kubyongera cyane, abana baramayibo n'umugore we mayibo barabura aho bajya. Mbona ahubwo bagira ikintu badufasha natwe bakagira ikintu baturenganuraho koko. Natwe turatabaza umukuru w'igihugu ngazarenganura abaturage kuko hanze hasi barimo bararengana. Isimbi birakomeye cyane ahubwo cyane bikaze. Twagiye kubona tubona umugabo araje ati mbahaye amasaha 28. Ati ubwo rero ati nukuzasanga ibintu byanyu mwabijyanye. Turavuga ati se ko umuntu ateze cyamunara abantu bahari cyangwa ukumva n'igiciro cyayo, ati mwateje cyamunara gute? Amugani ko namubaje ngo hoya ngo azagende ngo yohohe. Tumuntu nuguhita yohoha se? Ubwo yahise yurira moto. None rero tukaba twumva uno mugabo wacu arengana rwose, mukadutabariza rwose abo bayobozi yuko simbi rwose irenganya, irengana ku bana n'umugore. None se ayo mafaranga yagiye kuyafata ntiyajyana umugore we ngo amusinyire? Wumva urujijo rurimo. Ingwate ntago yari kuyerekana ingwate ati ni ingwate yanjye ni inzu cyangwa iyo sambu ufite muyigira ingwate. Ubwo byagenda gute kugira ngo baze guteza cyamunara ku muntu ufite umugore n'abana? Ese abana barabashyira he cyangwa umugore? Murumva se amakosa yarabaye he muri banke? Turumva amakosa yarabaye muri banke kugira ngo baze kugira ngo basohora umugore n'abana, kandi aribo bazira akarengane. Yimba yarayafashe yari kujyana byibuze umwishingizi uwo mugore cyangwa akajyana umwana. Urumva
rwose ndumva mwaduha agaciro rwose nk'abayobozi mukabatuzanira rwose mukarenganura abaturage ba Simbi. twebwe turabona uburiganya burimo ari ubwa SACCO kuko yamuhereye kera imwamburiye moto ntituzi amafaranga yaguzwe ntituzi iki kandi yari moto ikiri nzima ikiri nshyashya ariko ntituzi amafaranga yaguzwe kandi byongeye unasesenguka ukareba uburyo kibamuse uwo mugabo aza gufata iyo nguzanyo umugore bamuhamagaye jugujugu ahari azasinyira ayo mafaranga bahita bayamuha ako kanya ahita yishyura iyo moto ya Mbarushimana. Ko bavuga ko atari amanyanga ahangaha baheshaho ibinkiko bahaje ni batatu kandi ntawe nigeze ndwanya nta n'uwo nigeze mbwira nabi barambazaga wasinyiye amafaranga nigeze ntabyo nzi mu bibazo uwo mwayahaye. Umugabo wahateje cyamunara ngo witwa Izake kuki atari we waje kudusohora bagashaka undi muntu byari byagenze gute? Izake yabigenje ate kugira ngo ateze cyamunara yo kuza no gusohora abantu? Mumbarize icyo kibazo nacyo. Ubundi ikintu ushaka ni ibyangombwa byuzuye bishinzwe iguzanyo bamara kubyerekana mana yanjye nzabavira mu nzu ntawe tuzatongana nzagenda njya gukodesha ahandi n'abakodesha babaho ariko mana nkwiye gutabarwa n'ubutegetsi bukuru kuko ibe simbyumva mfite abana 5 nanjye wa 6 na se wa 7 dufite abaturera abo bana bose turi kumva ngo mvuye mu nzu n'abana bose ntawe mfite kohereza iwabo bose ngomba kubajyana. Ubwo ibyo bintu mumbarize ubuyobozi ibyo bintu uko bibaho. Umva ndatabaza Perezida wa Repubulika ngo akurikirane ibi bintu byo muri Simbi kuko muri Simbi ibintu byaho bimeze nabi. Uwo bikomye baramwikoma bakamukura mu by'akagenda. Rwose Perezida wa Repubulika antabari kuko gukura abana barenze 10 mu nzu nkajya kubangarana ntarasinya ntanazi uko byagenze ndumva byaba ingorane. Nyirabayazana ibi byose abonye ko ari amasezerano bahimbye. Ntabwo wajya kuri mikoro cyangwa se ngujye kuri televiziyo iri bugere mu gihugu hose uri muvuga ibinyoma. Ubwo nawe hari icyo wiyemeje. Ni gute ari amasezerano batayagaragaza ko igihugu cyacu cyateye imbere ngo bajye gupima ayo masinya bareba bayasinyeho ko bose bariho nta numwe wapfuye. Imana izakomeze barinde bose bariho. Icyo ni icyambere. Ikindi nongeraho ayo mafaranga batwara bateza ibyanjye cyamunara guhera kuri moto yanjye bayandika hehe? Nsigaye mangahe se basi ko byose babitwaye ibyanjye nsigaye mangahe? Nsigaje kwishyura ngahe? Amafaranga bayandika hehe? Amafaranga atagira ifishi. Hari inguzanyo itagira ifishi ko abantu baguzije agatabo kanye ni wakabonye. Hari inguzanyo wabonyemo si SACCO yandeze. Hari ingwate n'abahaye amakuru impamvu ari noteri wabiguze niwe twabanje kujya duhamagarana. Ahubwo ingorane naje kugira naje gutiza umuntu telefone message twandikiranaga arazisiba. Message zose nafite arazisiba ariko izo namusubizaga zo ndacyazifite. Yambwira ngo nintangire nkodeshe mubwira nzakodesha ngaye nyakubahwa ati uzama 2020 ndamubwira nayo ni meshi ati ntacyo tuzumvikana. We yambwiraga ngo yabiguriye ngo muri umuna we ngo mu mahanga niko yavuze ngo ni muri umuna we mu mahanga ngo yabiguriye noteri w'akarere ka Huye. Nemere yose mwereke message namusubizaga yaguze umutungo wawe niko yakubwiye ngo yabiguriye muri umuna we yarabinyibwiriye ngo yabiguriye muri umuna we mu mahanga niko yanyibwiriraga. Noneho babikora gutyo nyine mu manyanga mu mayeri shiduka bambwiye ngo nukusohoka mu nzu kandi noneho ngo nimba barangizaga miliyoni nimba ngo ari 3 nimba ari iki ubwo urashyiramo moto ushyiremo iyi nzu ubwayo niyo uyishyize ku isoko n'ikibanza cyaho kiragera hariya hepfo. Ubwo se wagahenda wabura miliyoni 6. Noneho isambu yanjye irimo ishyamba nayo baguze abonye ko ibyangombwa ari 2 nayo ntiyabura miliyoni 3. Noneho iyi nzu uko mbyumva mu makuru kuko ntabyo bamaye byerekana ko bayiteje numva ngo bayiguze miliyoni iyi nzu ngo miliyoni 1. Noneho isambu nayo ngo bayigura miliyoni nayo ngo ni miliyoni mba ngo ari miliyoni 200 mba ari naho ngaho biri ntabyo nzi. Noneho barangije muri nzandiko ngo baramamagaye ngo bahaje inzandiko zo kunsohora. Nabaga ni okay nzaza gusohoka nta kibazo ariko ahantu ruzingiye ndi kugutumaho
mbabarira ngerere ku muyobozi wa RIB ambwirire uriya muyobozi wa SACCO bazane ariya masezerano ya original kuko RIB iranuma amasezerano original umuntu anaje kwandikira urwandiko aragusinye barangiza ugiye kurega ngo bari wowe uruzana ndayakura he nimba kuri igihugu cyacu ko cyateye imbere nibayazane bajye gusinya ayo masinya ariya amwe nayakuye ku rukiko nibo bafotoye barayama kugira ngo mbasabe icyo ndegwa barayifite nyine ariko se mfite uburenganzira bwo kuyibaka RIB ni mfite uburenganzira ariko wabikoze kubera ko ari wagombaga uwo Samusoni wahabaga muri RIB rwangoma rw'ibanze nyine maze gutsindwa narayisabye icyo ndegwa barayifotorera barayima kuko urumva iri mu idosiye y'ibyo narezwe birebye ndumirwa ngewe mwamaye amafaranga y'inguzanyo noneho kwa kundi ko abaturage tutamenya amakuru n'ibyo nakubwiraga arimo yerekana bari abujurire ngewe ngiye kujurira kumbi urimo nkorera ubujurire mu ikoranabuhanga niwe waburaniye SACCO mu bujurire nabizi yiyandikira ngo ibyo ashaka arohereza si Kigali sinaburanye nderekanye agatabo gusa numva barambwiye ngo uzaze gusomerwa icyo mushinja ndakikubwira noteri w'akarere akarere ka Huye nako twagiranye ibibazo n'icyari komine Maraba mbere naguze ishyamba ryabo nari ndimo nkoresha amateme na seresi nkorera seresi icyo gihe umushinga witwaga seresi noneho ngura ibiti byo gutinda amateme n'icyahoze ari umurenge wa Gisakura urumva bampa ibyo biti ntangiye kubitema maze gutema ibiti 20 umuveterineri umugoronome wari uriho icyo gihe araza yambura inkero zanjye abakozi banjye inkero 2 n'amashoka uri kumva ikibazo cyatangiriye noneho na gitasi nagureho ibyo bintu barambwira bati ntabwo uzaze ku murenge njya ku murenge ndisobanura wari gitifu witwaga Musabyimana aravugaga tuzaza kureba nimba utararengeje umubare w'ibiti baguhaye reka da sinarengeje yohereza abantu baza kureba basanga sinabirengeje ibyangombwa byanjye barabinyima amashoka yanjye barayanyima inkero zanjye 2 zifungiyemo hariya muri kontineri Simbi urumva hari muri 2005 uri kubyumva noneho ntangira kureka noneho ntangiye kurega nandikiye njyanama ndayifite hariya y'umurenge baza gukemura ikibazo ngira amahirwe hari abantu bakomeye banza barabasirikare baturutse mu rwego rw'igihugu baje kumva ibibazo by'abaturage mbagezaho ikibazo cyanjye barambwira ati nimba uko bimeze uwo mugoronome akaba yarapfuye kuko ntiyarakiriho noneho wowe genda utuzanira urupapuro uhawe n'ubuyobozi bwaguhaye ibyo bintu turebe ko ibyo uvuga ari ukuri ndaza negera ubuyobozi wari konsiye wari gitifu w'akagari na bamwe bari bashinzwe ngo CD n'ibiki byose bansinyira urwandiko rwemeza ko ibyo bintu nabiguze ndarubashyira banga kumpa ibyanjye nitabaza urukiko nangiye kurega noneho ntiwaburana na leta aho ngeze ngatsindwa nkayoberwa ingingo insinzi ngo nta ntuza afite cya kindi mana kontara ngo niyo yantsindaga ngo nta kontara nerekana yuko naguze ibyo bintu ni kontara noneho twageze n'i Nyanza tuburana akarere kancanga 500 nk'uko nagashoye mu manza bya 500 rero mvaho ruzingiye urumva noteri niwe warushinzwe kwishyuza abantu barimo amadeni noteri w'akarere twaribonaniye arambwira ati kutishyura ni rero ndashaka kwishyura mu giciro ko ndi umukene cyambere moto yanjye barayitwaye iyi ndimo ndaroba ariko ndashaka kujya nishyura byibuza 100 buri kwezi yarankubitiye mu biro bye ati soka ndamuhenda wamaye konte y'akarere nkatangira nkishyura gahoro gahoro arabyanga noneho mbanje neza uyu nguyu wanereje ibyanjye cya Munara bari bafitanye gahunda we arambwira ati wowe amafaranga jya uyashyira kuri konte yanjye nzakwishyurira uri kumva sinakweretse bordereau hariya ntangira kwishyura kuri konte ya mbanje neza marize kwishyuraho 260 bordereau ndazifite hariya umbwire nziza urumva kuri konti ya mbanje neza 260 naho kumbi nimo ndishyura bambereye mu Cyamunara nabizi uri kumva hano uwo noteri yaje hano n'abayobozi b'umurenge baravanga ibyanjye birahaga ngo barabishinganije ntihagire umuntu n'umwe uzagira icyo akoraho ntijeje kera ndabihorera ubwo ese ubwo bundi ayo mafaranga yanjye nzayishyuza nte ubwo mwakubitaniye muri iki kibazo noneho ahita kwihimura noneho ngo byose ngo n'akarere ngo kariyishyuye ngo ni iki byose noneho byose barajyana ariko se ayo yanjye 2 nashyize kuri konte ya mbanje neza nzayishyuza nte nicyo kibazo ubwo rero noneho bikubitira kw'ibyo byose
ariko noneho ikibazo aho kigeze urumva RIB y'i Kigali irakabaho nagiyeyo bahita bahamagara bo kuri RIB y'Isimbi bati dosiye y'uyu mugabo murayivugaho iki bafata ya dosiye wa muri RIB wa mbere Samusoni yasubitse barayiterura bayijyana muri pariki ubu ni wiri ngiye muri parike barambwira ngo dosiye yanjye barayishyinguye by'agateganyo kubera impamvu by'agateganyo kubera haburamo cya cyangombwa y'amasinya y'amasezerano y'amahimbano niyo ari kubura nanjye ngo ntangire noneho rero ubwo bindi byakwiyongeraho nyuma iryo ni ibanga ryanjye na metere wanjye ry'akazi ubwo rero parike iri hariya RIB nayo hari ibyo yambwiye ku muvunyi mukuru nawe hari ibyo bambwiye ariko usanga umusenateri w'akarere ka Huye nawe hari ibyo akwiye kubazwa cyane rwose akwiye kubibazwa kuba umuturage amugana akamwaka konte y'akarere ngo atangire yishyure buhoro buhoro nk'aho yamufashije akamwuka inabi kumba ari muri politiki yo kumugurira ibintu akwiye kubibazwa ahubwo na cyane kuko niwe waguze niwe twadirinze ndakwereka message ngewe namusubizaga nubwo ize zasibanye ariko najya no kwa historique kuri MTN bayima nkakwereka message twandikiranye urumva ngo yabiguriye muri umunawe ngo mu mahanga none uwabiguze byagaragaye ngo ko ari umucuruzi w'inshuti ye baziranye witwa Hakizimana Regisandere baraguze ariko nimba baraguze bakaba bashaka kunkura mu byanjye uriya mugabo ntago namurwanije ahubwo namubwiye ni wowe dore icyo ukwiye gukora ereka aba bayobozi wereke n'uyu munyamakuru sibyo mwereke ifishi y'inguzanyo umwereke amasezerano nakoranye n'abaturage babireba koko abaturage babone ko ndi mideni da bereke ifishi y'inguzanyo ubereke n'ingwate ubereke n'amasezerano twagiranye ubereke n'umwishingizi kuko nzi ko ugiye kuguza ibyo byose abisabwa bibereke hanyuma numara kubibereka giye gusohoka ndasohoka ngo sindwanye inzego zanyu ariko nabo babone ko nari ideni bikananira kwishyura arabibuze ntubibonye harimo arerekana bya bindi bahimbye nyine ariko nabyo bizagaragara Kagame umubyeyi wacu intore yacu iduhagarariye mu gihugu cyacu yaravuze ngo abantu badafite aho baba babashake babashakira aho baba babubakire none uyu munsi wa none hakaboneka umuntu uri munsi ya Kagame ushaka kuba yarasimbuye Kagame agasohora umuryango ufite abana 5-6 akawukura mu nzu yitwaje ngo bateje cyamunara waba bana barajya hehe bazaba hehe ko Kagame ashaka abantu badafite aho ngo abubakire bagire aho baba uyigumane mikoro wowe surabibona ute nakarengane kabi cyane akarengane kanakaze cyane kari muri nyobozi no mu buyobozi n'ibiki byose mwabyumvise gute se ibibazo uko tubyumva siko aba bayobozi babikoze ntago tunanabazi ariko kumva umuturage wacu bavuga ngo bamusohoye mu nzu n'urubyaro rwe agiye kwangara muri iki kibuga kandi yari afite ahaba ndumva ni igisebo gikomeye cyane ko bavuga ko bagurishije angahe hasigaye angahe cyangwa byahwanye n'umwenda wabo nicyo ngira ngo nacyo mukimbarize ikindi ndatabaza umuvunyi na perezida wa repubulika ngo baze bantabare ntago abana banjye bazajya kwangara ku mafaranga ntazi ayo mafaranga nta kintu nyaziho n'abatse n'ibyangombwa byayo barabinyima mbaka ntuze base amasezerano bagiranye ngo ndebe amafaranga bamuhaye wenda nzarwane ngewe nyishyure banga kukima mbaka ingwate yaba yarabahaye nayo banga kuyima metere abanye bikomeye arambwira ngo mva mada ngo giye byo kumbaza amasezerano ngo ningwatenga ibyo ntibindeba byananirwa kukureba gute kandi ari wowe uje kujya mu rugo rubanza ari wowe uri muteza ibintu none uyu munsi wa none yarabiteje siwe waje gusohora abantu kucyataje ngo azane n'ibyo bintu noneho ayo masezerano noneho menye ibyo ndi gukora banambwire mbishyure nimba baramugurije ntago rero abana banjye bagomba kwangara perezida wa repubulika n'umuvunyi bahaguruke bantabare ntabwo ibi bishoboka ari nkayo wabyakira ute nta gahinda nyine nta gahinda noneho nimba umuntu ari kumwe n'umuyobozi ari kumwe n'abayobozi aravuga ngo bazaza basenye gusenya muri iki gihugu se aho byatugejeje ntimuhaze ubwo nyine azaza asenye namwe muzamureba n'igihugu kirimo kirareba sinzi nimba atagiye no mu cyuzi kwiyahuramo ntawe ubizi ariko Imana ifashe
wenda agaruke. Uriya mugabo rero nakubwiraga ubabwiye ngo nibakure ingufuri, uriya niwe noteri. Uriya ubabwiye ngo izo ngufuri nimuzikureho niwe noteri waguze, ubyihisha inyuma. Uwo yaguriye n'uriya mugabo nyine ni inshuti ye ko Karambe. Ubwo rero abo bazabazane nyine. Umuntu se muri iki gihugu naranacumbika akabaho icyangombwa, igishoro n'umwuka, ibindi byose birakomeza. Muse moto yanjye ko bayinyambuye sinakoreye indi nkayisinyira nkayirangiza. Ibyo rero igishoro n'umwuka cyangwa no kwitonda imbere y'ubuyobozi, kuko wabonaga ko bafite n'imipango yo kumfunga. Iyo ntera amahane bari kumfunga, ariko nta mahane mfite. Ababwiye ngo urukiko bafite uburenganzira bwo gukora ibyabazanye, ntabwo nigeze ntera amahane nawe wabibonye. Ibyo mbonye yuko twahejeje umuyo nk'amateka. Iyo umugabo waguze yandikisha umugore we, naho Mbarushimana we akaba nta mugore bari kumwe muri urwo ruhare rwo gufata ayo mafaranga, mbonye yuko twebwe abadamu twahejejwe inyuma nk'amateka. Jewe uzi ko navuze ntariko se murasenya ku manywa, kuko birashoboka namwe uzi bumvise na polisi ko yambyeyi. None koko iyo cyamunari ije guteza cyamunara, ntabwo batumira n'abaturage hakagura abantu n'abaturage bose tukayimenya biriya byaguzwe rwihishwa. Atabizi akaba atazi imigurire y'ubwo butaka n'abana, abo bana mutubarize leta abo bana ahantu bazabashyira. Icyo nongeraho koko baje bakatubwira ngo nidusohoke ngo tugende, kandi icyo badusohorera tutakizi. Si musaza niba yaratse ayo mafaranga niki cyerekana ko yaba yarayatse. Musaza aratubwira ati mwabana banjye ndarengana, kandi koko twari mu gatabo k'inguzanyo tugasanga ararengana. Twababaza ifishi y'inguzanyo tugasanga ntayihari. Uriya ngabo we uje ngo guhesha umutungo ngundi yivugiye ko inzu ngariyo iri mu ngwate, nyuma arongera arahindukira ngo hari n'ibindi biri inyuma ngo nabyo biri mu ngwate. Ibyo bintu byaducanze. Twebwe icyo twisabira mudukorera ubuvugizi no hejuru hose, ko nta handi hantu turi bubone twerekeza nk'umuryango. Kuba badufata bakadusohora mu nzu, twe nta kosa dufite.